umushinga watangiye mu 2022 mu kwezi kwa 11 tuzakorana abangavu n'ingimbi bari hagati y'imyaka 10 ndetse na 18 dukorane ndetse n'abandi bangavu n'ingimbi cyangwa n'urubyiruko ruri hagati y'imyaka 19 ndetse na 24 tutari mu mashuri mu mirenge ya Ngeruka ndetse na Kamabuye no mu tugari 10 twavuze turi muri iyo mirenge. Kamabuye na Ngeruka usanzwe ni imirenge isigaye ifite umubare munini w'urubyiruko rubyara cyangwa se ruterwa inda zitateganijwe umubare uri hejuru. Uyu mushinga rero gukorera muri iyi mirenge cyane mu bigo byacu bizafasha cyane kuko ari urubyiruko ari n'abantu bakuru bazabona amakuru ahagije ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, hanyuma babashe kwirinda inda zitateganijwe kandi n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo akenshi usanga ari intandaro y'izo nda, kuko iyo umuryango ufite amakimbirane umugore ahohotera umugabo, abana hari igihe nabo usanga bafitemo ubuzima bwo kujya kubaho bwo kwigenga, ubuzima rukabakurira mu mibonano mpuzabitsina itarageza igihe, ari naho izo nda zitateguwe zituruka. Twageze ku bikorwa bitandukanye kandi byiza byagiriye umumaro abo twabigejejeho. Twashatse abagenerwabikorwa bazadufasha mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga, aho twashatse abafashamyumvire turangije turabahugura kugira ngo nabo bazabashe kugeza amakuru ku bandi. Ni abafashamyumvire 28. Ntabwo nari nzi ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuva iminsi y'umugore, numvaga yuko igihe umuntu ari mu mihango adashobora gusama, ariko kuva aha ngaha nahavuye maze kumenya neza yuko umuntu igihe ari mu mihango ashobora gusama. Hari amakuru menshi nari mfite bihuha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kugira ngo umuntu abone iki agomba kuba yakoze iki, ariko ubu ngubu nabashije kuba nabisobanukirwa neza ibintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, nabashije kuba nabimenya. Inyigisho zaje zikenewe ndetse cyane kuko ikibazo abana bari guhura nacyo nuko usanga nta makuru bafite, usanga ahubwo ababashuka ari bo bababwira ngo amakuru, kandi ayo makuru babaha ntabwo aba yizewe, ahubwo ayo duhabwa n'abajyanama nk'aho tuba twaje nyine gufatira ayo makuru nibyo biba byizewe, kuko bidufasha kugira ngo tugende duhugure bagenzi bacu badafite amakuru yizewe. N'abandi bagenzi banjye batiga nzabafasha kugira ngo bamenye ubuzima bw'imyororokere, bitewe n'uko tugenda dukora no mu tugari, nubwo nzakora ku mashuri no mu tugari tugenda tuhageze dufatanyije n'abandi, nabo babashe kuba bamenya ubuzima bw'imyororokere, babashe kubaho mu buzima bufite intego. Kuko hari amakuru menshi twasanze tugeneye guhabwa ariko tutazi serivisi zitangirwa. Nk'ubu twamenye ko kwa muganga harimo icyumba cy'urubyiruko kugira ngo babashe gusobanurira abantu ubuzima bw'imyororokere. Ubu ngubu nzashishikariza n'abandi bajye bakigana bumve izo nama zihabera, kugira ngo hato batazaza bahohoterwa cyangwa bakabwirwa amakuru y'ibihuha, bagende bafate amakuru yizewe. Abafashamyumvire twahuguye ni abantu twitezeho umusaruro munini, kubera yuko dukurikije uburyo twabahuguye ndetse n'uburyo nabo bakiriye amasomo bahawe, twizeye tudashidikanya yuko bizagira umumaro munini ku bana ndetse no kuri sosiyete ndetse no ku gihugu muri rusange, kugira ngo buri wese abe afite amakuru ya nyayo y'ukuri ku buzima bw'imyororokere. Twahuguye abarimu barerera mu bigo bibarizwa muri iriya mirenge, ari byo Groupe Scolaire Rutonde, Groupe Scolaire Twimara, Groupe Scolaire Nyakayaga ndetse na Groupe Scolaire Biharago. Ni abarimu 24 nabo tugamije kugira ngo bagire ayo makuru kandi babashe no kugira ubumenyi bwo kuyatanga, cyane cyane bayageze ku ngimbi n'abangavu kuko ari bo babana nabo umunsi ku wundi. Nanjye niyemeje ko ubumenyi nkuriye hano tugiye kongerera abana ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kwirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kumenya gufata umwanzuro, kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Akoze nanjye nkuyemo nuko
tugiye kugerageza gukora ibishoboka byose gukomeza kongera ubumenyi buhagije ku banyeshuri najyaga bigisha cyane cyane ibintu byari byinshi bizafasha muri biology isomo ryanjye ya 6 ariko nanone no mu kigo muri rusange bikaba bizamfasha kuko hari byinshi navanye. Dutanye byinshi, hari byinshi tutari tuzi, twari tuzi ariko tutazi ukuri kwabyo. Twize imyororokere ifasha abana mu mikurire, kumenya ubuzima bw'imyororokere, uko bitwara n'uko imiryango igomba kubafata no kubafasha kumenya ubuzima bw'imyororokere bageze mu gihe cy'ubwangavu. Muri aya mahugurwa rero nungutse inama ndetse n'uko najya mfasha abo bana kubasobanurira yaba ibijyanye n'ukwezi k'umwana k'umugore, nkabigisha uko babara ukwezi kwabo kugira ngo batazajya bajya mu mihango kenshi bibatunguye baje kwiga, ndetse n'uko bashobora kwirinda inda zitateganyijwe. Nyuma yo guhugura abafashamyumvire twatanze imfashanyigisho, ibitabo bazifashisha kugira ngo bijye bibafasha gutanga ayo makuru. Ku ibitabo byitwa amahitamo yanjye, ni igitabo kigamije guha ubumenyi urubyiruko, ingimbi ndetse n'abangavu ubuzima bw'imyororokere. Ibyo bitabo rero twabihaye abafashamyumvire ndetse n'abarimu nabo twabashije kubaha ibyo bitabo kugira ngo bizabafashe mu gihe tuzaba tutari kumwe nabo, babashe kubyifashisha bakurikirana abo bana. Iyi fashanyigisho nahawe ngiye kinizamfasha, hari ibintu byinshi ntari nsobanukiwe twize, ariko ubu ngubu nzabasha kuzambisubiramo no mu gihe ngiye gutanga ikiganiro n'abandi mbasha kuba nawe basobanura neza, kandi amakuru yose nabonye arimo aba yizewe. Fashanyigisho nayibonye nayakiriye neza kuko nanayishimiye, byanamfashije ari nacyo kintu kizambera inzira yo kugira ngo nzajye mfasha na bagenzi banjye mu byo batumva babashe gusobanukirwa, kuko tuzajya gutembera mu bigo by'amashuri aha urubyiruko ndetse n'abangavu bateraniye, tugende tubabwira ku buzima bw'imyororokere. Twahurije hamwe mu biganiro urubyiruko rubarizwa mu murenge wa Kamabuye mu kigo cya GS Nyakayaga, tukaba twarahuje abagera kuri 50, bikaba bibafasha gusangira amakuru na bagenzi babo, yaba bo bigana yaba muri community babamo. Ayo makuru nabo twayabagejejeho. Turifuza yuko tuzagira umwana w'umukobwa ndetse n'uw'umuhungu bafite ubumenyi buhagije, bafite amakuru y'ukuri kandi yuzuye. Ibyo ngibyo bikazabafasha kugira ubuzima bwiza, kwirinda inda zitateganyijwe cyane cyane ziboneka mu ngimbi n'abangavu babarizwa muri iriya mirenge, ariho usanga hari ingaruka nyinshi zo kuva mu mashuri kujya mu biyobyabwenge ndetse n'ibindi. Tuzagira urubyiruko rufite ruzi kwifatira ibyemezo ku mibiri yabo, kandi rufite rwihaye gahunda yo gukumira ikintu cyose cyakwangiza ejo habo heza ndetse n'ubuzima bwabo bwiza.